Yes, ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikirana The Bridge TV, nanagushimira wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda nicyo gihe kugira ngo ufate umwanya mutoya ukande subscribe tujye tubasha kubana mu biganiro, amakuru agiye atandukanye, inama za buri munsi ndetse n'amasomo. Nk'uko mubizi tuba turi isoko ya buri kimwe umuntu akeneye kugira ngo abashe gufightinga cyangwa gupasinga ubuzima. Nk'ibisanzwe rero tuba turi isoko y'amakuru, tuba twagiye hirya no hino kugira ngo turebe uko hirya no hino ibintu byaramutse, yaba mu gihugu mo imbere cyangwa no mu karere u Rwanda ruherereyemo no ku isi muri rusange. Uyu munsi rero ndagira ngo mbagezeho inkuru by'umwihariko ziri kubarizwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki, ubwo ni Lawrence Kanyuka, yatangaje yuko akomeje kwiyama abarundi mu bitero bakomeje kugaba mu duce turimo abaturage, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bityo bikangiza abaturage. Yakomeje rero avuga yuko ibi bintu nka M23 umutwe cyangwa ihuriro rya M23 bitazakomeza rero kwihanganira ibi bitero bigabwa n'abarundi. M23 rero yakomeje iha gasopo ingabo z'abarundi, ivuga ati si ubwa mbere kandi abarundi bagaragaje ko aribo bafite imbaraga cyangwa bafite courage mu gukomeza gutegura, kubera ko bigaragara yuko nubwo biriya bitero byose tubibona muri kiriya gihugu cya Congo, ariko Uburundi bitewe n'inyungu bufite kuba bwabona inyungu muri kiriya gihugu cya Congo, yaba ari ibijyanye n'ibya gisirikare cyangwa no mu buryo n'ubukungu bundi buturuka hara muri Congo, bukomeza kugaragaza yuko rero bufite umuhate ndetse n'imbaraga zo gukomeza kwavansa kurwanya M23. M23 rero ni kenshi yagiye ikomeza kugaragaza yuko icyo ishaka ari kuba umuturage wese utuye muri turiya duce igenzura akomeza kuba afite umutekano ndetse afite n'uburenganzira nyine bwakagombye kuba buhabwa ikiremwa muntu. M23 kandi yavuze yuko idashobora gukomeza kwihangana cyangwa kureka ibikorwa by'abarundi bakora. Yavuze ati umunsi tuzaza tukabatera cyangwa tukabataka, kuko ubu ngubu aho bigeze M23 imaze gufata yuko izi ngabo z'u Burundi zifatanyije n'uyu mutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwari ibahara muri kiriya gihugu cya Congo ari bo mwanzi, kuko bigaragara yuko aho bumvishe ngo habaye isibaniro ry'imirwano ni M23 iba yahanganye hagati y'abarundi cyangwa na FDLR. M23 rero iyo ikibivuga ibikomeza kuvuga ngo ese niba tubona ibitero bikomeza biterwa kandi tugabona amakuru yuko biba byateguriye ku butaka bw'abarundi, kuko niba dukomeza kubona n'abaperezida bo ku bihugu byombi bavuga bati dufitanye imikoranire yo gukomeza guhashya M23 mu rwego rwo gukomeza gutegura umutekano cyangwa gukomeza kuwushakisha, ahubwo tukabona nanone M23 nayo igataka yuko ibi bihugu bikora ibikorwa twakwita nk'ari iby'urugomo. Ejo bisha abaturage mu gace runaka, ejo bisha abandi. Iri sibaniro rero rimaze iminsi riba muri teritwari ya Mwenga, aho ngira ngo mwarabibonye ubwo hagwaga abasirikare b'abarundi benshi cyane bagashyirwa mu cyobo rusange. Iri sibaniro ry'imirwano rero ubwo ryarangiraga, hakomeje n'ubundi gukomeza guterwa ibitero by'umwihariko mu baturage b'abakongomani cyangwa b'abanyamurenge, mu duce turimo abanyamurenge. Niyo mpamvu rero uyu muvugizi Lawrence Kanyuka yasize hanze itangazo avuga ati ibi bitero bikomeje kwibasira abaturage, byangiza n'ibikorwa remezo by'abaturage. Bigaragara yuko rero bitari guha ikiremwa muntu uburenganzira cyakagombye kuba gifite. Bityo rero yavuze ati natwe igihe tuzabataka, ubwo ni nko gutanga gasopo cyangwa kubabura ati natwe igihe tuzubura umutwe tukabataka, ubwo twizere ko muzaba mwiteguye. Iri huriro rero ni kenshi rikomeza kujya rishyira mu majwi ingabo za Congo n'iz'u Burundi n'abacancurara muri Congo, bari abantu benshi bitewe n'icyo bahakurikiye barwanya uno mutwe. Ati ibikorwa mukora bikomeza gupyinagaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ubwo rero igihe tuzegura umutwe tukaza tukabataka, kuko mumaze kuba abanzi bacu mwebwe na FDLR, ubwo tuzaba tureba uko bizagenda. Kandi kenshi bakomeje kujya bababurira, ubwo iyi ni gasopo yatanzwe na M23, tuzareba uko bizagenda.
hirya no hino rero haba hari amakuru agiye atandukanye, ngira ngo mwabibonye yuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwibasira u Rwanda cyangwa arushyira mu majwi yuko rukomeje n'ubundi cyangwa rugifite bimwe rutarakemura kugira ngo ubwiyunge buboneke. Ejo bundi nibwo twabonye speech y'umuyobozi wo mu Burundi, cyangwa tukavuga ngo buriya mu Burundi kuva twabonye bwatangiye kuvuga yuko u Rwanda n'u Burundi ari abantu bamwe, ari abaturanyi, ari abantu bafite intego zimwe, ari abantu bafite intumbero imwe, nta kintu bapfa. Ikindi kandi akantu ko gufunga imiryango ibahuza, bagiye kubyigaho babikemure biriya bibazo. Abantu benshi bahise bavuga bati buriya perezida w'u Rwanda n'u Burundi hari ukuntu bari kubyigaho, inzira y'ibiganiro iregereje. Gusa twaje kumva tubona perezida w'u Burundi araje aravuze ngo twebwe dushinja u Rwanda yuko rufite zimwe mu mfungwa zacu zavuye mu Burundi zikoze ibyaha, bityo rero banze kuziduha. Ubwo ntiwamenya niba ikituma wenda izo mpunzi zitoherezwa mu Burundi ngo zigende wenda zihanwe niba ari cyo bashaka cyangwa bazikoreshe n'ikindi bashaka. Haba habanza kubaho ubwumvikane ku mpande zombi. Ubwo rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari ari mu kiganiro yongeye kugaragara yibasira u Rwanda, yerekana yuko hari bimwe mu byo bavuganye cyangwa mu byo u Rwanda rwakagombye kuba rukora rutarakora, nko kurekura zino mpunzi nyine z'abarundi zaje mu Rwanda zifite ibyo zikozeyo, ngo zigende bazihane cyangwa bazikoreshe ikindi bakagombye kuba bazikoresha. Abantu bakavuga ati ariko ntago u Rwanda, kuko kubera ko narwo ruzi yuko rufite bamwe mu babangamiye u Rwanda bari muri Congo, FDLR ibishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ntago u Rwanda rwakwishimira kuba igihugu nk'u Burundi cyarwaka zimwe mu mpunzi nazo zasize zimutse mu Burundi ngo u Rwanda rwange kuzitanga. Ubwo wenda hashobora kuba hari impamvu u Rwanda rutazirekura cyangwa hakaba ari ibyo batari bumvikanaho. Niyo mpamvu abantu bavuze bati ibi bintu ashobora kuba wenda ari kwa kundi perezida ubwo bamuregaga kuba afasha umutwe wa Red Tabara, mwumvishe ukuntu yasubije yuko ari nko kwihuza inshingano yakagombye kuba akemura ko adafasha Red Tabara. Ibi rero nabyo bishobora kuba wenda ari kwa kundi bavuga ngo ni nk'amatakirangoye cyangwa kuvuga ibintu utabonera ubusobanuro, kubera yuko nibavuga yuko izi mpunzi batari bazitanga byanze bikunze hari impamvu izo mpunzi zitarekurwa. Ni impande zombi rero zigomba kuganira zikavuga ziti ibi bintu tugiye kubigenza gutya, izi mpunzi ziroherezwa mu buryo bumeze gutya, cyane ko ejo bundi twanabonye leta y'u Rwanda ifasha impunzi z'abarundi zaje mu mwaka wa 2015 zimaze imyaka igera ku 10 mu Rwanda zicumbikiwe. Mwumvishe akanyamuneza zatanye karimo kuvuga ati twebwe twageze mu Rwanda twaracikirije amashuri mu Burundi, tugeze mu Rwanda turakomeza turiga, udutashye dufite zimwe mu mpamyabushobozi, dutashye dufite ubumenyi dukuye mu Rwanda. Ngira ngo mwagiye mubibona uko byagiye bigenda. Gusa ubwo twebwe icyo tuba duhita tubona ahangaha byanze bikunze hari bitarumvikanwa, kuko ntabwo u Rwanda rwakangwa kurekura impunzi kandi iruzi yuko zasize zimutse cyangwa zasize zikoze amwe mu makosa, kandi natwe tuba turi gukomeza gushinja Kongo yuko icumbikiye abantu basize bahekuye u Rwanda. Ubwo abakeneye ibiganiro ku mpande zombi, cyane ko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ahora bigaruka yuko ubundi ikibazo kugira ngo gikemuke kigomba gukemuka habaye ibiganiro ku mpande zombi bakabyumvikana. Ubwo reka twitege ikizavamo. Ikindi kintu kandi inyuma y'ibyo ngibyo, Perezida Neva cyangwa Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yamaze gutangaza yuko azaherekeza Perezida w'u Rwanda mu gihe azaba agiye gusinyanya amasezerano Washington hagati ye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Ni amasezerano nyine azasinywa ku wa 4 ku itariki 4 agamije amahoro. Gusa hari amakuru nanone avuga yuko perezida w'u Burundi Neva yagezeyo mu rwego rwo gukomeza gushyigikira bagenzi be, perezida w'u Rwanda ndetse na perezida wa Kongo, kugira ngo bakomeze bubake umubano hagati yabo. Ubwo iyi ni indi nkuru nziza yo gukomeza kugarura umutekano muri Afurika y'Iburasirazuba. Byaba ari byiza cyane, reka tubyitege turebe uko bimeze. Ubwo ya masezerano ngira ngo no mu makuru twabonye mu kanya twamaze kubona yuko leta ya Amerika yamaze kwemeza bidasubirwaho yuko aya masezerano hari byanyabyo koko. Ubwo tuzaba tureba ikizayavamo cyangwa ikizayakurikira.
cyane ko twe twagiye tubona asubikwa amatariki agera kuri 2 yasubitswe. Reka twitege ino tariki ya 3 kuri enye, ubwo ni kuwa kane wo muri iki cyumweru, nibwo aya masezerano azajya gusinywa ariya i Washington. Ndi Kivu West rero ndabashimiye, mukomeze mudukurikirane n'ibindi biganiro, ukanda subscribe niba utarayikora. Ikindi kandi igitekerezo cyawe muri comment section kiba gikenewe, unadusangize n'abandi. Mukomeze mudukurikirane, ndabashimiye.